Uyu munsi tugiye kuvuga ku bizana gukura. Hari ibintu bitatu by'ingenzi bizana gukura mu mwuka. Icya mbere ni inyigisho nzima, icya kabiri ni abigisha bazima, icya gatatu ni abigishwa bazima. Uyu munsi reka tuvuge ku nyigisho nzima. Muri Tito igice cya kabiri umurongo wa mbere, Pawulo ahugura Tito agira ati: ariko wehoho uvuga ibihuye n'inyigisho nzima. Muri Timoteyo wa mbere igice cya gatandatu umurongo wa gatatu, akavuga ko uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi. Inyigisho nibyo biryo by'umwuka, bikwiye rero gutegurwa neza nk'indyo yuzuye. Abigisha ijambo ry'Imana bose siko baryigisha mu kuri. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa kabiri, iyo avuze amata y'umwuka adafunguye, burya aba avuze inyigisho nzima. Tuzi ko gufungura amata ari ukuvangamo ibindi bitari amata, bituma atakaza umwimerere. Hari abigisha ijambo ry'Imana nabo bakavangamo ibindi. Burya Yesu avuga agereranya ubwami bw'Imana n'umugore wafashe umusemburo akawushyira mu ifu. Yahanuraga abazafata ijambo ry'Imana bakiyongereramo ibindi bitari ukuri. Yesu abwira abigishwa kwirinda umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo, bibwiye ko ngo ari uko batajyanye imitsima, ariko ababwira ko avuze ko birinda inyigisho zabo. Rimwe na rimwe yavugaga ko uwo musemburo wabo ari uburyarya. Hari impamvu zituma ijambo ry'Imana rigorekwa. Iya mbere ni inyungu. Abasirikari barinze imva ya Yesu bari bazi neza ko yazutse, ariko Bibiliya itwereka ko bahawe ibiguzi, bahawe ifeza nyinshi, banasezeranywa ko n'umutware nabimenya abatambyi bazabafasha bakabavuganira bakabakiza amakuba, hanyuma ngo bakajya bamamaza ko abigishwa bamwibye. Iyo ni inkuru tubona muri Matayo ibice 28 umurongo wa 11 kugeza 15. Icya kabiri gituma ijambo ry'Imana rigorekwa ni icyubahiro. Aba batambyi nabo bari babwiwe n'abasirikare amakuru y'impamo. Umurongo wa 11 ugira uti: bakigenda bamwe muri babarinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Biragaragara ko bababwiye ibyabaye byose. Umurongo wa 12 ngo bateranira hamwe n'abakuru bajya inama bagurira abasirikari ifeza. Ibi byari ukugira ngo batigayisha, bemera ko Yesu yazutse nk'uko yari yaravuze kandi barabihakanaga. Wibuke ko Yesu yajyaga ababwira ko batakiranuka kandi bashaka ishimwe ry'abantu aho gushaka ishimwe riva ku Mana. Inyungu n'icyubahiro rero bituma abantu bagoreka ukuri kandi bakuzi. Icya gatatu ni ubwoba. Petero yahakanye inshuro 3 arahira ko atazi Yesu kubera ubwoba. Icya kane ni ubumenyi buke. Mu byakozwe n'intumwa ibice 18 umurongo wa 24 kugeza ku wa 26, tuhabona inkuru ya Apolo wagiraga ishyaka ryo kwigisha ubutumwa bwiza, ariko ngo yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Hanyuma Akwila na Purisila bamujyana mu rugo bajya kumusobanurira kugira ngo arusheho kwigisha neza ijambo ry'Imana. Mu Baroma ibice 10 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, Pawulo yaravuze ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ibi birerekana yuko kudasobanukirwa ari kimwe mu bishobora gutuma ijambo ry'Imana ridatangwa neza nk'amata adafunguye, hakongerwamo ibindi. Icya gatanu ni ugusubiramo ibyo wumvanye abandi utabanje gusoma ijambo ry'Imana ubwawe. Hari abasubiramo kenshi amagambo y'abandi. Higeze habaho akamenyero, umuntu wese ugiye kubwiriza akavuga ngo ntihakiriho kwigisha, hariho guhugurana. Mbwira abo twasenganaga nti buriya uwavuze iri jambo ashobora kuba yari azi neza baribwira ko bagize igihe cyo kwiga, kuko hahugurwa uwizi. Noneho nkababaza nti niba twese ari uko tubivuga, kwiga byabaye ryari? Kusanga n'abagitangira ako kanya bavuga ngo
ntihakiriho kwigisha ni uguhugurana. Wibaze nawe, ni abantu bangahe basubiramo ngo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye unywa vino nke kubw'inda yawe yakunaniye, kandi iryo jambo siko ryanditse. Handitse kuko kubw'inda yawe kuko urwaragurika, ntabwo ari kubw'inda yawe yakunaniye. Hoziyana yakoresheje imvugo ya gihanzi bahimba indirimbo ivuga ku magambo yo mu Byahishuwe ibice 5. Abavugabutumwa batari bake iyo babwiriza icyo gice bavuga ko mu ijuru habaye inama, ariko muri icyo gice nta nama yanditsemo. Aha ni ugusubira mu byo wumvanye abandi utinjiye ubwawe mu ijambo ry'Imana. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma nashatse kuvuga, ni ukuvuga ijambo ry'Imana utiteguye neza. Mu minsi ya vuba hanabwirizaga ijambo ry'Imana, nateguye ikibwirizwa nanacyanditse, ariko hagati mu kibwirizwa numva muri njye hajemo andi magambo yo muri Bibiliya. Rimwe navuze ko umusaza Simiyoni yari amaze imyaka 80 yibera mu rusengero ategereje kubona Yesu yari yarahanuriwe. Nyuma y'ubutumwa ngiye gusoma, sanga si Simiyoni ahubwo ni umuhanuzikazi witwaga Hana. Ubundi nasubiyemo aho Yohana yavuze kuri Yesu ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubwa marayika w'Imana. Nabwo nyuma y'ikibwirizwa ngiye gusoma sanga hatavuga ubwiza busa n'ubwa marayika w'Imana, ahubwo bavuga ngo busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Aha navuga ko haba habaye kumenyera ijambo ry'Imana, umuntu akarifata nk'akamenyero. Ibi nabyo byayobya imyizerere y'umuntu utajya ryisomera na rimwe cyangwa utazi gusoma. Inyigisho nzima rero ni ingenzi mu gukura mu mwuka. Ntiwategeka umwana gukura niyo washyiraho igitsure cyangwa inkoni ngo ubone yiyongereyeho na gato, ariko iyo umuha indyo yuzuye ubona agenda akura. Hari ubwo abayobozi turakarira abakristo ngo ntibakura, ubwo burakari no kubabwira nabi ntibyabakuza. Icyabakuza ni ukubagaburira indyo yuzuye yo mu ijambo ry'Imana. Reka rero tugire umwete wo gusaba Imana iduhuze n'uburyo bwiza bwo kugaburirwa ijambo ry'Imana, kandi natwe abaryigisha tubikore twicisha bugufi, tugasaba Imana kuduhishurira. Mana, turagushimira kuko watugeneye ijambo ryawe nk'ibyo kurya by'umwuka. Turagusaba abafite inyota yo gukizwa ngo uduhe uburyo bwiza bwo kugaburirwa iryo jambo, kandi turagusaba ngo wishurire abagabura ijambo ryawe barigabure mu buryo bukwiriye. He kubaho abayobywa n'icyubahiro n'inyungu n'ubwoba, kandi Mwami abari muri iyi nzira bafite ishyaka batarasobanukirwa, ubahe nabo uburyo bwo kurushaho kurisobanukirwa kugira ngo bakuvuge bagusobanukiwe, nk'uko Akwila na Purisila basobanuriye Apolo. Aba ariko urushaho guha uburyo abafite ishyaka ryo kukuvugira bataryarya bwo kurushaho gusobanukirwa, kugira ngo bizanire abana bawe gukura. Ndagushimiye yuko umurimo watangiye uzakomeza ukawurinda kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Amen.